Welcome again. Uyu munsi tukaba turi ahantu bita kuri Kosovo TV. Uyu munsi tukaba tugadukanye n'ikintu bita inama y'umunsi. So hano ikintu cya mbere mbasha kuba nakubwira ni ukuba wakanda subscribe, like and comment kugira tujye ubona video zacu umunsi ku munsi, kuko tuzaba tugenda twaploadinga yaba ibiganiro bishobora kuba byafasha abantu mu buzima bugiye butandukanye, stories z'ubuzima, mbese tunakira abantu bafite impano bari talented, story y'ubuzima n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye na showbiz yacu yo mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Mbere na mbere rero bakunzi bacu ba Kosovo TV, ikintu nabwira ni kanda subscribe hasi kugira ati mbere yuko unabona nino full interviews no kunayisharinga mu nshuti zawe, nibyo bintu bya danger. So uyu munsi nkaba ngarukanye n'abavandimwe, uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umuntu bita Baba. Umusaza bimeze gute? Fresh viva. Ni amahoro? Sha ni amahoro tu. Shaka kujya hano banza byanagoranye ko. Byabanje kugoranamo gake, urabona ko n'ikirere cye cyahindutse. Kirima yahindutse kabisa. So uyu munsi tugarukanye n'undi muvandimwe. Amazina yanjye ni Peter K Niyongabo. Peter K Niyongabo. Uyu munsi rero ikintu tugiye kuba twaganiraho ni ikintu bita story y'ubuzima. Turebe se ongera umfashe ako kantu neza, no inkuru y'umubyeyi cyangwa ni ukuvuga ngo ni urukundo rw'ababyeyi rwo batugiraho. Nyuma yaho urukundo rw'ababyeyi rutabonetse bigenda bite, umuntu abaho gute, mbese aza kugaruka mu rukundo cyangwa se agakomeza kubaho nk'umuntu utarufite, n'ibyo tugiye kuganiraho. So thanks. Mbere yuko dutangirana rero dushaka kubasha kuba wanakibwira abakunzi bacu ba Kosovo TV kugira ngo babashe kuba banakumenya, avuga ati se uyu munsi umutumirwa twatumiye kuri Kosovo TV banamumenye, nyine dutangiranye muri make bavuga ati dore uyu nguyu kabisa. Amazina yanjye mbere na mbere nanone turimo ni Peter K Niyongabo, nkomoka mu karere ka Nyamasheke, hirya iyo za Cyangugu. Ahagana hita ubwira umurenge muri Shange, akagari hahita Nyamugari, centre bita Misave. Ntubugana hafi ya za Nyabiteke? Ni hafi ya Nyabiteke, hafi aho ngaho, ariko n'ubu utaragerayo, ahantu haba icyuzi bita kiriya cyuzi cya mu Rwongo urahazi? Njya nkunda kuhumva. Mu Rwanda hagati aho nanjye mise munera kuzatembera nkamenya ukuntu u Rwanda rwacu nyine. So uyu munsi tugiye gutangirana rero. Nk'uko twabigarutseho Viva, uyu munsi ndagira ngo tuganire na Peter, aduhe story yiwe y'ubuzima kuva mu bwana kurinda kigeze aha ngaha, aduhe ishusho y'urukundo rw'ababyeyi, kuko urabizi hari uburyo umwana akura abona papa abona mama bari kumwe, ariko Peter afite story man ibabaje kandi inakakaye. Kenshi hari igihe tuba mu buzima tubana n'ababyeyi ariko ntitubashe kumenya se umuntu iyo yakuze atabana n'ababyeyi, n'uburyo mushobora no kubana ariko ukaba utabona rwa rukundo, hagataho n'urukundo rw'ababyeyi, rwa rukundo rw'ababyeyi. Noneho tugira ngo Peter aduhe story y'ubwo buzima yanyuzemo n'urugendo rwe rurerure tugiye kuganiraho, ko Peter tubwiye yuko akomoka i Nyamasheke muri Cyangugu mu murenge wa Bushenyi. Ishangi bw'abantu b'Ishangi turabashuhuje cyane. Peter ndagira ngo iyi saha rero aka kanya turi kumwe uduhe iyo shusho wakuriyemo yo kuba utarabonye urukundo rwa kibyeyi bombi. Okay, murakoze. Rimwe na rimwe hari ubuzima abantu babamo, dushingiye nko ku buzima bwa gikene. Hari inzira umuntu ashobora kunyuramo bitari ngombwa ko iyo nzira yijyamo kugira ngo yirwaneho. Mbivugiye kugira ngo mbashe gushyikira ishusho y'ahambere kuri mama wanjye. Yavutse mu muryango ukennye. Urumva ko iyo uvutse mu muryango ukennye hakaba hari abantu muturanye bafite ubushobozi bifite, mushobora kuba sociable nabo kugira ngo wirwaneho, bajye bakurwanaho muri ubwo buryo. Rero umukecuru wanjye ntabwo navuga ko yari yarabayeho mu buzima bwiza, byatumye ahura n'umugabo batagomba guhura, badahuje ubushobozi, yewe badahuje imico n'imyifatire. Ko babigenje batwara inda yanjye, ariko mu kwitwara ageze iwabo
biba utafauti, biba intambara ikomeye cyane ku buryo we yabonaga kubaho nta kintu bimumariye, nawe akumva yakiyaka n'ubwo buzima. Abana n'iyo nda yanjye, arambyara ariko amaze kumbyara amaze amezi 4 ambyaye, anta iwabo aragenda. Maze kugenda murumuna we aba ariwe usigarana, nyina ariwe mukaka wanjye. Mukaka bigira intambara, umuwo wansigaranye byose nibyo agenda ashyira ndetayira, amubwira ati iki cyagenze gutya, cyagenze gutya. Arambwira ati muri ayo mezi 4 mama wawe wagiye, mama niwe wagutaye muziko agira ngo upfe uveho burundu, tugukura muziko turongera turagira gute, turakuvuza urongera urakira ubaho. Nyuma ibyo ngibyo byaje kurangira ngize imyaka 4, mama nibwo bamunyeretse face to face, ariko bamunyereka n'ubundi atwite indi nda ya kabiri. Yaratwite inda ya mushiki wanjye bamwita Eni Natasha. Icyo So- gihe sorry gato. we yavutse ndi kumureba. Mushiki wanjye yavutse ndi kumureba. Ubunyanuzi ko mu cyaro baburya, na ibintu by'ubunyano urabizi. Nagiye kurya ubwo bunyano, ariko ntabwo twabanaga aho yabaga. Ntabwo twabanaga ko iyo nda yari atwite ntabwo yari iya papa. Aho yari yaragiye yaje azanye indi, urumva. Bigeze hejuru uko aho yari ari, nifuje kujyayo, navuga nti uriya niba ari we mama, hano ubuzima bumereye nabi, kurya ntabwo bikunda, ariko ushobora gusanga niba uriya ari we mama kuko mbona ukuntu abandi bana baba bariho hano, mushobora kunjyana nkajyayo. Ngezeyo nasanze afite umugabo w'inyamaswa bitabaho, kuko ni ibintu ntatinya kuvuga. Ndajya ngo dusubire inyuma gatoya aho ngaho. Hari ikintu ntabashije kumva, ndagira ngo utubwireho, akimara gutwita inda yawe akaza mu rugo iwabo, ariho kwa nyogokuru wawe, kwa mukaka wawe, babonye ko atwite iyo nda, batangira kumutoteza. Baramutoteje, noneho no kumutoteza bakekaga uwamuteye iyo nda, kuko hari abantu muri make baba bagifite akantu kasa nkaho ari kamere itari nziza. Uvuga ati uriya ko muri muryango kwa runaka ntabwo umwana wacu yababyarira, uriya muryango kwa runaka ntabwo twawubanisha n'umuryango wacu. Nicyo cyatumye bamushyiraho igitutu no kumutoteza, bigatuma nyine yumva atahama aho ngaho. Noneho akimara kukubyara, we yese ko afata umwanzuro wo kuba yaguta kwa nyogokuru wawe. Icyo gihe nyine akimara kumbyara, umwanzuro yafashe bitewe na utafauti ari guhurira nayo aho ngaho muri urwo rugo. We yagiye, nyuma naje kumuganiriza ambwira ko agiye gushakisha, ariko buryo ugiye gushakisha muri bundi aho agiye bikomeza kuba nk'uko hambere byari biri. Hari igihe uva mu kibazo kimwe ukibwira ko ahantu wimukiye wenda biraba bikemutse, ukahagera uhasanga ikibazo nk'icyo usize. None ko nzi yuko abana batoya, buriya abana batoya bakunda gufata mu mutwe. Aho wari ubanye gute wenda gutangira nko mu imyaka 2? Umwana w'imyaka 2 aba afata ibintu byinshi cyane. Urumva wari ubanye na nyogokuru wawe n'umutantine wawe, bo bagufataga gute? Urumva bahise mama Mary wakimara kukubyara yaragutaye ajya gushakisha ubundi buzima, aho noneho ugisigaranye nabo, we wari ubayeho ute noneho muri bwa buzima? Noneho nabwo urumva ko mama wakigutwite hari uburyo wari ubayeho mu nda. Urumva buriya umwana iyo umubyeyi ahangayitse n'umwana mu nda bahangayitse, ariko noneho iyo umaze kugera hanze uri kujya noneho ubyibonera. We noneho wari ubanye gute n'abo bantu mu gihe wari utangiye kuba uri kubona, uri kujya ureba iki kintu ukavuga ngo iki kintu uri kubona bari kunyereka ari kibi? Byari bimeze gute noneho? Negeye hejuru ntangiye kumenya ubwenge, mbona buri kimwe. Ari n'ukuntu umuntu aguherera bati vayo ufate igikombe cy'icyayi cyangwa cy'igikoma, ubwo igikombe wagiteruraga kikagucika, bahitaga baguciraho ati dore cya kintu ubundi nta nyoko yabyo, nta muntu umurimo. Icyo gihe rero iyo uri umwana, mbese muri make ukenga bitewe n'imibereho wagize mu nda, n'ubundi uhita utangira gukenga ko bya bintu n'ubundi bikomeje kuza. Ni ukuvuga ngo umubyeyi aguhereje ikintu, umubyeyi muri kumwe ako kanya yabaye atari mama wawe, ariko akaguhereza ikintu kikagucika kikagwa hasi, ukumva aravuze ngo nta nyoko y'ibi bintu. Uri umwana wenda ushobora kutabiha agaciro, ariko ugakomeza kwibaza impamvu.
ugakomeza kwibaza impamvu umubyeyi akubwira ati nagatangaye ibi bintu, nagatangaye uri uwo kwa runaka. Icyo kintu ni ikintu gituma umuntu akura mbese nyine hari ibintu akurana muri we, iyo abikuranye bigakomeza no gukomeza hejuru, ntagire izindi mpinduka ziza mu buzima bwe, biba ikintu gikomeye cyane. ngaho noneho niho ugiye guhera muri ubwo buzima watangiye, urumva ko wari umaze kuba umwana w'imyaka 3 warebaga byinshi. Tubwiye noneho aho watangiye nyine kujya ukura none ubuzima bukakaye hano, uvuga ngo nawe ndabona iyi si ntazi ibyayo, ndicuza icyatumye mvuka, nyine ku buryo wicuza buri kimwe cyose uri kubona. ni ukuvuga ngo icyo gihe muri iyo myaka yanjye ne ko nifuzaga kujya gutembera, nyine mvuga ngo ngiye aho mama yagiye gushaka, nahageraga umugabo we ijoro rya mbere mpagera pe, ndabyibuka ijoro rya mbere barwanye intambara, akagari kabizamo, umurenge ubizamo, ikibazo ntibabona ko ari njyewe, bavuga ko nyine ari iby'ingo bisanzwe, ariko njyewe nk'umwana wari warebye ku bintu bahereyeho bashwana, bwarakeye nsubira kwa mukecuru kwa mukaka n'amaguru. Nahise nsubira hari ishyamba rikomeye cyane, dushyiramo amaguru, ndongera nsubirayo. Harimo urugendo rungana iki? Harimo urugendo kuko ubu ngubu kuko hamaze gutera imbere, abantu bazi kuva ku Misave ugera mu Nyamateke ya Bushenge, ni urugendo umuntu yishyura amafaranga hagati ya 700 na 500. kandi wari umwana umuntu w'umwana, n'amashyamba bahazi, hari nko ku Kimonyi, ahantu hari amasantere yo ku Kimonyi, ariko yari mu ishyamba. Urugendo rwa 700 ku muntu w'umwana ni urugendo rurerure. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe njye naratashye, ariko umukecuru nyine intambara bagiyemo zirangiye, abonye bongeye gusubirana n'umugabo, aravuga ati umwana wanjye ko yararahaye yagiye, azi iwabo aza kureba ko naje. Ageze iwabo n'ubundi biba ari intambara, ariko nk'abantu baba batamuherutse baramwakira, bakamwereka ko nta kibazo, ntibanamwereke ko njyewe bambonamo ikibazo. Yaraje aradusura, bukeye aragenda, ariko agiye yarafite musaza we mwitaga Ernest. Sinzi ukuntu nasitaye ku nkweto ye, yari yayihanaguye, urabona ko nyine abasore bo mu cyaro yahanaguye inkweto, yatagiye no kureba imiburi, ngiye kujya ahantu, ariko inkweto yayihanaguye yayisize neza, ayitereka ahantu yisitaraho, ijyaho icyondo uruhande rumwe. Icyo gihe yarankubise binyibutsa, hari ibintu nabonye mu gitabo, harimo umugabo ufashe inkota, afashe agahinda agiye kugatera inkota agaturamye, yanteruye amaguru, akajya akubita urushyi ateruye amaguru. Muri make nanjye ndi umwana nifuje gupfa nkiri umwana, ariko hari ukuntu Imana buri iba yararinze umuntu. Muri icyo gihe yarankubise ndekuye, ndavuga nti nuriye kiriya giti nkikubita hasi nabo, kandi nari umwana, nari mfite imyaka nigeze nko muri 4 n'amezi. Nuriye igiti cy'ipera cyari mu rugo, abahazi barahazi, umusaza sogokuru yari afite ibiti by'amapera byinshi cyane mu ruzitiro rwe. Nuriye igiti cy'amapera ngeze hejuru, njyewe ubwanjye ndirekura ngo nikubite hasi. urimo ushaka urupfu? Ndimo gushaka kugira ngo numve mvuyeho, nikubita hasi sinavaho, baraza barantora icyo gihe. None aho ngaho ubanye na kaka wawe ndetse n'abatantine bawe ndetse n'abasaza ba mama wawe, boho kaka wawe na tantine wawe bagufataga gute se? Babashaga kuba baguha ibyo kurya, baguhaga imyambaro, cyangwa wowe nk'abana bo mu cyaro wigenderaga kwitwikira za nyirankono? Hari uburyo n'umwana ariko ajya kuzitwika, ariko ari mu buzima bubi nyine, wiberewe wishakisha, urya mu baturanyi, ubona nta buzima burimo. Icyo gihe no kurya byaro tofauti, ko nari mfite marume mvuga ni musaza wa mama. We nijoro ntabwo yarebaga, bamwita ngo mituje, nijoro ntabwo yarebaga. Ubwo kwari kuvuga ngo iyo baduhaga ibiryo ari ibiryo baduhaye, hari ukuntu bazanaga ibiryo bakamubwira ati wowe ugiye kugenda usangire nawe utu ngutu. Ni ibintu biba mu cyaro, ni ibintu umuntu atashobora
kushara ngo abishobora ati tugiye gusangira nawe utungutu nimumara gusangira utungutu uraza urye bino tugiye kugusigira hano ngo muri make yazanaga ibyo ibinyica ntikize kugira ngo wowe waryaga ibisigazwa urumva ni inyica ntikize bazanaga noneho nanjye ubwo ko urumva niba wari inyica ntikize wakaza gusubira inyuma akarya kijuta urumva ntago turaba turi bamwe nta nubwo turaba tumeze kimwe ubwo ni ukuvuga ngo rero njye nacungaga nijoro ya saha batari kureba bamukubita ibyo kurya baba bacanaga akantu kari nk'agatadowa yatadowa nkamucunga nkabangize gutya nkaba ndayizimije yatadowa namara kuyizimya niba ari nk'ubugari turi kurya urumva nkafata niba ari ubugari ngahita mfata ya sosi nkegeza ku ruhande ubwo yakata ubugari yajya kumanura agakoza mu ivu mu gihe akiri kugira ngo ari gucira ubwo nkaba nakoze kuri ya sahani na ya sosi nkaba nakozemo nanjye ngo nkaba nirwanyeho cyangwa se mu gihe twicaranye aho ngaho kubera ko yabaga afite na speed imwe ya danje yabaga yashyize akaguru ku isahani kugira ngo amenye ahantu isahani ubwo nanjye naramucungaga ngahita manura ikiganza kimwe cya danje ngahita nkata ubugari nkabukatira rimwe nkahita mbuhoma nk'ukaguru k'intebe gutya urumva ngahita mbuhoma ku kaguru k'intebe noneho namara kuhoma ku kaguru k'intebe mu gihe we yazi ko isahani bishizeho Kosovo TV iyi nkuru irababaje nubwo twe turimo duseka ariko hari igihe muganira n'umuntu nyine kumva harimo akantu gasekeje ariko iyi nkuru iranababaje rero ndagira ngo dukomeze noneho utubwire hahandi nyine wari utangiye kubona abandi bana bari kujya ku ishuri ese byari bimeze bite wabashije kuba wagira amahirwe nayo yo gutangira kwiga hagati aho ngaho ku bijyanye no ku ishuri nabonaga abandi bana bajyayo ko hari ikigo cyabaga aho bita ku Bucana cy'Abanyagatulika nabonaga abandi bana bajyayo nkabona abo twirirwana muri Runonko turi kotsa Nyirankono babandi tujyana koga ku Kivu abo twirirwana ko nyuma naho naje no kuba n'umunyarugomo abo twirirwa duterana amabuye abo twirirwa dutukana nkabona bo bagiye ku ishuri nge ngasigara tukaza kubona nabavuye ku ishuri cyangwa bari kujyayo nyine nkaguma kwibaza ikibazo kirekire mvuga ni se ngiye bizagenda bite umunsi wa mbere ntekereza kujya ku ishuri hari umubyeyi bita mama Ntawiha noneho waje kwisanga i Kigali bigenze gute uburyo bwo kwisanga i Kigali muri makeya icyo gihe bimaze kugenda gutyo izo nzira byanyuzemo byose nasubiye kubaza mama ngiye kumubaza umubyeyi turashwana arambwira ati icyongeyeho nge numva wanapfa nkimara kumva bimeze gutyo nkatekereza niba ukuntu mbona bimeze no muri katiye ukuntu bimeze numvaga bavuga i Kigali umuhanda wajyagayo najyaga ngenda nikoreye imizigo nkagera kuri kaburimbo bita kuri Shangazi abandi nyine nkabona babashyize mu modoka baragiye ndavuga nti uyu muhanda ujya i Kigali kama mbaye nzajyayo nanjye nzajyayo ngera i Kigali uko abantu bagiyeyo mbona baza barahinduye ubuzima twarashwanye tumaze gushwana mfata gahunda ifite ibiceri by'150 bodaboda hari bodaboda byari byaraje bahimbaga nta muntu utarishe nibyo nambaye nabiguza amafaranga 5 nikorera ibijumba kubitamo shyira ibirenge mu nzira ndaje kubera kutamenya imihanda nageze aho bita ku Buhinga mba mfashe ya Nyungwe ngeze mu Nyungwe nasanzemo abashinwa n'abagadi nyine barindaga bo muri bya bindi byo bukerarugendo barababwira turiya muntu mufate mumusubize yaturutse baranzana bansiga iruharambuga Intendezi niho bansize aho Intendezi nagiye kurara ku muhanda nyine ngiye kurara ku muhanda hari umumama bita mama Makumi wacuruzaga inyama uwo mumama niwe wansanze ahantu nagahangitse ntabwo nari nzi ko ari muwe yaje aje kumena ibishingwa asanga ndi mu rutoki rwiwe araza arambaza mubwira situation ukuntu zimeze arambwira ngo guma hano ariko njye umutima wanjye yari Kigali naramwemeretse ndahaguma mu gitondo mu mufuka mpana kayuyuzo ko kujya kwahira nagiye njyanye ku gafuka uwo mufuka n'akayuyuzo mpita mfatira ibarabara ndagenda none ndavuga nubwo nanyuze hano bakangarura n'ahangaha munize mu wa kabiri bazi gusoma nahise mbona ko umuntu anyuze ku rundi ruhande ubwo ni ku muhanda wazaga werekera i Karongi
nahise mpanyura mpita mfatiraho. Umunsi wa mbere ndi mu nzira ngenda naraye Ruharambuga aho bita Ihanika naraye aho bita Ihanika. ari ibihaniko barenze za Nyama, wageze Nyamasheke uba warenze Nyamasheke, warenze naho bita za mu Karengera uba waharenze hafi yaho bita kuri Ngoma. Kuri Ngoma bukeye mu gitondo aho naraye umukobwa wandaranye n'ubu ngubu ntago mwibuka, hafi y'abapadiri, ikigo cy'abapadiri. Byarakeye igitondo nyine uko babyuka bajya guhasoringa nabo bagiye guhiga, babyutse bagiye bafasha amasuka, bari bazi ko turi bujyane. Ndabyuka mbatera imibare uko abantu bo mu cyaro iyo babonye umuntu w'umuhungu wenda bavati yungu twamukoresha tukamugira umucakara, kuko ubuzima bayemo dukeneye kuba twabuhindura, ntumubwira ibyo turi bumufasha burahinduka. Icyo gihe nabateye imibare mu gihe bakiri gupanga amasuka, bari bayanagura, nahise mfatiraho umuhanda nsubira mu muhanda. Ndagenda naraye ahantu bita Irubengera. Umunsi wa kabiri naraye Irubengera. Ubwo Irubengera barenze bavuye ku Kibuye mu mujyi. Wavuye ku Kibuye mu mujyi uzamutse ahantu hejuru hari ikibuga cy'umupira. Irubengera. Niho naraye, hari na sitasiyo. Icyo gihe niho naraye. Kuko nahageze nyine nacutse, amaguru yarembye, umva ndi ku nzara imwe itabaho. Bya biceri byanjye 150 nk'ibifite ko ari bitatu. Muri icyo gihe ntiwari urarya, nta kintu na kimwe urana. Kurya ni aho muri izo ngo narajyaga bakamfungurira, nuko naryaga. Buracya ndongera nshyira ibirenge mu nzira. Umunsi wa hari ibintu byo ku muhanda baba barashyizeho by'ibisima byanditseho ngo KG. Bagahita bashyiraho ngo 240, 360. Nabaga ndi kureba, nagendaga ndeba ku ibyo bisima, ngahita menya ibirometero nsigaje kugira ngo ngere muri Kigali. Nabonaga ko ikirango cyaho ari irira nyuguti ya K na G. Ngahita ni Kigali, aho kujya Kigali. Urumva naje ndombereje ibyo ngibyo, ndaza kugera i Muhanga ku munsi wa 4 nijoro nka saa 5. Umuntu wese ngezeho nkabona ni umunuki. Kona yararakaye. Noneho abantu bose bambaye neza, barasa neza, ukavuga ati Mana, ndavuga ahantu ngeze ashobora kuba ari i Kigali. Nyuma namenye ko ari Muhanga nyuma buke bwaho, ariko nje nkihagera naketse kariho Kigali ngeze. Ndavuga nti ndabigenza gute none, ariko kubera ko ninabonye urukundo rw'abasirikari, navuze ntungu nshatse ahantu hari abasirikari n'abapolisi nabo bankaraba. Arambwira ngo yamaye amafaranga 500, ayandi 150 yanjye nkiyafite. Arambwira ngo ngaho genda, yampaye inote ebyiri. Baje kukugabura se muri iryo joro aho ngaho nta kintu bampaye. Aho ngaho muri abo bantu bafunzemo nta kintu bampaye. Yampaye inote 5 z'ijana. Arambwira ati umuhanda nguriye uri kujya he? Ndi kujya i Kigali. None se ko nari nzi ko hano ariho, ati haracyari urugendo nk'urw'iminsi 3. Ko yambwiye. Noneho inzira yanyeretse nageze imbere, mpita nongera ndakata, ndazenguruka gutya. Impamvu nazengurutse, narebaga inyuma gutya nkabona inyuma hari amazu meza n'amazu menshi cyane ntarabona. Usa nkaho ugarutse mu mujyi wa Muhanga. Nyine nari ndi kuyareba, nari inyuma yanjye ko sitasiyo ahantu iri. None byagutwaye igihe kingana iki uri Muhanga? Noneho byagutwaye iminsi ingahe kuba none ugeze i Kigali? Ese ni iki cyakubwiye ko ugeze mu mujyi wa Kigali? Kuko wageze i Muhanga ubona ni Kigali wageze, none i Kigali wahabwiwe n'iki nyirizina? Ikintu cyanyeretse ko ngeze i Kigali bitandukanye. Abantu burya bashobora guhita bakwereka itandukaniro ry'ahantu hose wagiye unyura. Ko i Kigali ni ahantu udashobora kuyoboza umuntu ngo akuyobore by'ukuri. Ni ahantu udashobora kubwira umuntu ngo ndo kwa runaka ahita akubwira ngo kanaka wuje. Nicyo kintu cyahise kimbwira ati aha uko byagenda kose iyi ni Kigali nagezemo. No kuyigeramo mfite amafaranga 650. Nahageze mvuga nti uko byagenda kose sindi bubure ahantu ndi buze kujya kwicara. Mpicara ndahava menye karitsiye runaka, ndahava menyanye n'abantu. Ariko icyo gihe ntabwo ariko byangendekeye.
nararanganyije amaso ahantu hose ngasanga nta resitora ihari, aho ninjiye nkumva ibiciro bihari ntaho bihuriye n'amafaranga Birenze amafaranga. amafaranga yanjye nta kintu ntari bubuze kumfasha. Ikintu cyaje kubaho rero, naje kugenda nisunga abantu, ngenda nkurikira abantu, nabona abantu b'ababyeyi bakoze nk'agatsiko ngahita njye inyuma yabo, uko Kigali rero ubuzima tubayemo no guhasoringa ntabwo no gushakishiriza mu bintu byose nyine tu igikunze nyine aho ubuzima bukwerekeje urabona niho ujya. Ndashaka tunyuremo mu ncamake se uno munsi ubayeho gute utandukanyije nyine urebye aho mu cyaro ubuzima wari ubayemo n'ubwo uyu munsi ubayemo, mbese wagera i Kigali n'ubu ngubu urimo ukora iki, ubayeho gute nyine utunyuremo mu ncamake. nibyo nahoze mvuga ni umuntu arijya avukana umwaku n'ubundi wa mwaku ugakomeza ukamugendaho, bisa nk'ibintu nk'ibyo bita karande ziba zarakomeje kugenda ku muntu, n'ubu ngubu ntabwo ziva ku muntu. Uzi ko inshuti yanjye kuva icyo gihe kugeza kuri aka mwanya ukumva abandi batunga amafaranga, sindatunga 30,000 byanjye kashi, urumva ni ukuvuga ngo niba ntarayatunga no kurya ubwo biba ari intambara. Kano kanya naje kugera mu tuntu twinshi, ngenda ndeba abantu utuntu bakora, arabona arebyo bakora inkweto, mpita mvuga ko inkweto nzazikora, ababaza inkweto ubwo nanjye nzabaza. Uko nagendaga mbireba ni nako nabikoperaga, ku buryo nafataga n'umwanya wo kujya kwicara ahantu kugira ngo nkunde nkopera ibintu ari gukora, aho hantu nkava mpajyanye nkakuye ikintu. Ni ukuvuga ngo ubu buryo noneho muri kano kanya mbayeho, mfurira abajama abo tuziranye, nikorera imizigo nk'umukarani, ariko ntabwo mvuga ngo nta kampani mbamo cyangwa koperative mbamo ariyo nkoreramo, waya ndazunguruka gutya nyine aho mbonye umuzigo, n'ubundi ndakizengurukaho nishakisha, ndoda inkweto, hari n'ushobora kuma komande ibikoresho yabyiguriye nkamukorera sandari. Nubwo buzima mbayeho ubu nonaha muri kano kanya, n'ibindi tushobora kuzavugaho mu kindi gihe, mushobora kuba mwabonye uburyo bwo kuntumira twabivugaho nta kibazo. Amarembo arafunguye hano kuri Kosovo TV ewana, anytime tuba tugutumira tugenda dupanga session zigiye zitandukanye. Umuntu ufite story nk'inguyu yahindura ubuzima bw'abantu, ufite ibintu barahuye nabyo mu buzima. Uyu munsi rero twe twagarutse ku kintu bita urukundo rw'ababyeyi. So ubutaha ntabwo azatunyuriramo, ntabwo ari ubu ngubu uje gusa n'ubutaha ugomba kugaruka. Imana nidushoboza tukaba tugihumeka umwuka w'abazima tuzabikora, kandi bizaba ari byiza noneho nabyo cyane. Noneho nashaka gushimira Peter rero umwanya yafashe uyu munsi ukaza kubana natwe aha ngaha kuri Kosovo TV. Abakunzi bacu ba Kosovo TV, ntugende udakanze ku kintu bita subscribe, like and comment, tujye tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba showbiz,